mu isi y'amafilime hari abantu bamwe batamenyekanye kubera amahirwe, ahubwo bakamenyekana kubera umurava, ubwitange n'imbaraga zidasanzwe. Umwe muri abo bagabo ni uwitwa Scott Adkins, benshi mu Rwanda bita Mutebutsi. Uyu mugabo azwi cyane kubera uburyo akina amafilimi y'imirwano agaragaza ubuhanga budasanzwe, umuvuduko n'imbaraga zituma abantu benshi bamubonamo nk'intwari idatsindwa. Iyo urebye uburyo arwana, uburyo asimbuka cyangwa akoresha umubiri we mu mirwano, usanga ari nk'umuntu udasanzwe. Scott Adkins ni Umwongereza, ariko ibikorwa bye byageze ku isi yose. Abakunda amafilimi y'imirwano bamufata nk'umwe mu bakinnyi batigeze bahagarara ngo baruhuke, kuko buri gihe agaruka afite indi filimi irimo kurwana, gutsinda no gukomera ku ntego. Ariko se uyu mugabo uzwi nka Mutebutsi yageze ate aho kuba icyamamare gikunzwe n'abantu benshi cyane ku isi? Niki cyamuteye gukunda imyitozo, imirwano n'amafilimi akina mu buryo bw'umwuga? Ibyo byose nibyo tugiye kwinjiramo muri iyi nkuru ndende itubwira ubuzima, urugendo n'ubutwari bwa Scott Adkins Mutebutsi, umugabo wubakiye izina rye ku ntambwe, amaraso n'ishyaka. Muri iki kiganiro rero turibanda ku ngingo enye zikomeye. Ingingo ya mbere, turarebera hamwe ubuzima bwe bwo hambere n'uko yatangiye gukunda imyitozo n'imirwano. Ingingo ya kabiri, turebe uburyo yinjiye muri sinema n'inzira yari iruhije cyane yanyuzemo kugira ngo amenyekane. Inzira ya gatatu, turarebera hamwe amafilime yamuhesheje izina rikomeye n'uko izina Boyka ryamuhinduriye amateka. Naho inzira ya kane ari nayo ya nyuma, turareba uko ubuzima bwe bumeze muri iki gihe n'ubutumwa aho urubyiruko rukunda sinema. Ngaho rero nimwitegure, mwicare neza, kuko tugiye gutembera mu buzima bw'umwe mu bakinnyi b'imirwano b'ibihangange ku isi yose, Scott Adkins, uwo benshi bita Mwongereza cyangwa se Mutebutsi, umugabo utava ku izima kugerageza ku cyo yiyemeje kugeraho. Ndi Kwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe, urisanga ngaha mu rugo rugendwa rwa MCID Films. Turatangiye. Nkuko nari maze kubikubwira ruguru, nyemera duhere ku ngingo ya mbere, ari ivuga ubuzima bwa Scott Adkins bwo hambere nuko yatangiye gukunda imyitozo n'imirwano. Ubundi Scott Adkins amazina ye nyakuri yitwa Scott Edward Adkins. Yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza tariki ya 17 Kamena 1976. Avukira mu mujyi wa Sutton Coldfield ahitwa Birmingham. Yavukiye mu muryango usanzwe utifashije cyane, ariko wubaha umurimo n'imyitwarire. Akiri umwana muto, Scott Adkins yakundaga cyane ibijyanye n'imikino y'imyidagaduro, cyane cyane iyo yabaga irimo gusimbuka, kurwana cyangwa gukoresha umuvuduko. Mu buzima bwe bwo mu bwana, Scott yakuranye ishyaka ridasanzwe ryo gukora ibintu bikomeye. Yavugaga ko yakundaga kureba amafilimi y'imirwano, cyane cyane y'Abashinwa n'Abanya-Hong Kong nka Bruce Lee na Jackie Chan. Ibyo byamuhaye ishusho y'icyo yifuzaga kuzaba mu buzima bwe, umukinnyi ukomeye w'amafilimi y'imirwano. Scott Adkins afite imyaka 10 gusa yatangiye kwitoza taekwondo, umwuga wo gukoresha amaguru n'amaboko mu mirwano. Nyuma gato yinjira mu ishuri rya kickboxing, aho yatangiye kumenyera uburyo bwo gucunga umubiri, gutera ibipfusi no kuguma ahagaze neza mu gihe cy'intambara. Nubwo mu rugo batari bafite ibintu byinshi, ababyeyi be baramushyigikiraga cyane. Bari bazi ko ibyo akora atari ibintu byo kwishimisha gusa, ahubwo byari inzozi z'umwana ushaka kugera kure. Uko imyaka yagiye ihita, Scott Adkins yagize umwihariko mu myitozo ye. Yari umwana udakunda ibintu byoroshye. Iyo abandi bana bakinaga umupira cyangwa bagiye mu biruhuko, we yakundaga kujya mu nzu y'imyitozo akamara amasaha menshi yitoza gusimbuka, gukora amasiporo atandukanye no gukubita ibipfusi neza. Mu gihe abandi babonaga imyitozo nk'imikino, Scott we yayibonagamo ubuzima. Avuga ko iyo yabaga ari mu myitozo yumvaga ariho ubuzima bwe buri. Iyo yavaga mu rugo ajya kwitoza, yabaga afite intego yo kurushaho kuba mwiza kurusha ejo hashize. Ikindi cyamufashije cyane nuko atigeze ahagarara ku nzozi ze. Yabaga ari umwana utuje, udakunda kuvuga cyane, ariko ukunda ibikorwa. Yagize ati, iyo ushaka kuba umuntu ukomeye, ntugomba kuba ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, ahubwo ugomba gukora buri munsi nk'aho ari wo munsi wa nyuma. Nyuma y'imyaka itari mike y'imyitozo, Scott Adkins yatangiye kuba umuntu uzwi mu mashuri y'imirwano aho yari atuye.
abatoza be baramukundaga kubera uburyo yitwaraga nk'umuntu mukuru n'uburyo atigeze acika intege. Ibi byose byamubereye intambwe ikomeye kuko byamufunguriye amarembo yo kwinjira mu isi y'imikino y'imirwano, bituma abantu batangira kumubona nk'umwana ufite ejo heza hazaza. Nyamara ibyo byose byatangiye ari umwana ukunda gukina no gusimbuka, ariko ubwo bushake bwaje kuba intangiriro y'urugendo rwe rw'icyubahiro. Uko iminsi yagendaga ihita, byabaye nk'aho isi yose yari itegereje kubona uwo mujunior cyangwa se uwo mwana w'umwongereza ugiye kuba intwari nshya y'amafilimi y'imirwano ku isi yose. Nyemerera twerekeze ku ngingo ya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe uburyo Scott Adkins yinjiye muri sinema n'inzira itari yoroshye yanyuzemo kugira ngo amenyekane. Nyuma y'imyaka myinshi y'imyitozo n'ubwitange, Scott Adkins yari amaze kugira ubuhanga n'imbaraga bihambaye, ariko muri urwo rugendo rwo kuba umukinnyi wa filime ibintu ntibyagenze nk'uko yabyifuzaga. Ati gute none? Nk'uko byagendekeye abandi benshi bakomeye, urugendo rwe rwatangiye mu buryo bugoye. Yari afite inzozi zo gukina muri filime, ariko nta muntu n'umwe wari umuzi cyangwa ngo amuhe amahirwe yo kwigaragaza. Kubona amahirwe muri sinema ya Hollywood cyangwa y'Ubwongereza byasabaga amafaranga menshi, abantu babifite cyangwa abafite imiryango ibashyigikiye. Scott we nta na kimwe muri ibyo yari afite. Yatangiye kujya mu makasitingi menshi, ariko igihe kinini ntiyabaga afite amahirwe yo gusubira mu igeragezwa rya kabiri. Abategura filimi bamwe bamubwiraga ko afite imbaraga ariko adafite isura yo gukina filime. Ibyo byose ntibyigeze bimuca intege. Scott yiyemeje gukora uko ashoboye, abanza kujya mu mwuga wo gusimbura, bamwe twita stuntman, umuntu ukora ibice by'amafilimi by'imirwano aho abakinnyi bakuru batabyemera cyangwa batabishoboye. Ni muri ubwo buryo yagiye akora mu mafilimi atandukanye atagaragara cyane, ariko akerekana ubuhanga bwe mu mirwano. Abakora amafilime batangiye kumwibandaho, bamubonamo nk'umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ibintu abandi benshi batinya. Nyamara rero igihe cyarageze abona amahirwe ye ya mbere yo kugaragara kuri kamera nk'umukinnyi w'ukuri mu mafilimi mato yo mu Bwongereza nko muri Extreme Challenge, filime yakinwe 2001 n'izindi filimi zakurikiyeho. Nubwo filime zitari zizwi cyane, byamubereye inzira yo kwigaragaza imbere yabo mu ruganda rwa sinema. Ariko impinduka ikomeye yaje mu mwaka wa 2006 ubwo yakinaga muri filime Undisputed 2 Last Man Standing, akina nk'umurwanyi witwa Yuri Boyka. Uyu mwanya waramuruhije kuwubona, ariko nyuma aza gutsinda andi makasitingi menshi bamuhitamo kubera uburyo yagaragaje ubuhanga mu mirwano itabasha gukorwa n'abandi. Iyi filime yahise ihindura ubuzima bwe. Abarebye iyi filime batangiye kumubona nk'umukinnyi w'ukuri w'imirwano ufite ikinyabupfura n'umurava. Mu gihe abandi bakinnyi bakoraga ku bushake bwo kwamamara, we yakoreshaga umubiri we nk'igikoresho cy'ukuri, akora ibintu bigoye nk'aho ari ibintu bisanzwe. Nyuma y'iyo filime, abatunganya amafilime batandukanye batangiye kumuhamagara. Nubwo byatangiye ari intambwe nto, byaje kuba imvano yo kuba izina rye rikomeye. Ariko byose byari bishingiye ku kazi gakomeye, iminsi myinshi y'imyitozo no kwihangana mu gihe abandi benshi bari baracitse intege. Scott Adkins yakundaga kuvuga ko icyatumye agera aho ari ubu ngubu atari amahirwe, ahubwo ari ukwihangana no kwemera ko buri munsi ari amahirwe yo gukora neza kurusha ejo hashize. Yakoze ibintu byinshi atishyuje, ariko byose yabikoraga nk'aho ari amahirwe adasanzwe yo kwiyerekana. Byageze aho izina rye ryatangiye kumenyekana mu bakora sinema y'imirwano nk'umuntu ushobora gukina filime ikomeye atarinze gukoresha abantu bamwungirije. Abayobozi b'amafilimi batangiye kumubona nk'uzahindura isura ya sinema y'imirwano muri icyo gihe. Uko imyaka yagiye itambuka rero, Scott Adkins yavuye ku mukinnyi muto usimbura abandi aba umukinnyi nyamukuru mu mafilimi akomeye. Icyo gihe batangiye kumwita Boyka, izina ryaturutse muri filimi ye yo muri Undisputed 2. Izina ryaje kuba nk'ikirango cy'ubutwari, imbaraga n'ubudahangarwa. Ni muri ubwo buryo yavuye mu buzima busanzwe akanyura mu nzira igoye, yewe agatinya gucika intege, akabishyira ku ruhande kugeza ubwo yabaye icyamamare gikomeye mu isi ya sinema y'imirwano. Nyemera twerekeze ku ngingo ya gatatu, aho tugiye kurebera hamwe amafilimi yamuhesheje izina rikomeye ku isi n'uko izina Boyka ryamuhinduriye amateka.
nyuma y'imyaka myinshi y'imyitozo n'ibigeragezo byinshi, igihe cya Scott Adkins cyari kigeze. Ubwamamare bwe bwatangiye gufa intera ubwo yakinnye muri filimi Undisputed 2 Last Man Standing, aho yakinnye nk'umurwanyi w'Umurusiya witwa Yuri Boyka. Uyu mwanya niwo wahindutse inkomoko y'amateka ye yose. Boyka yari umuntu ufitanye ishusho n'ubuzima bwa Scott Adkins, umuntu udatsindwa ufite intego yo kuba umurwanyi w'inyangamugayo. Ibyo byatumye akina uwo mwanya atari nk'umukinnyi ahubwo nk'umuntu ubisanzweho. Filimi ya Undisputed 2 yabaye intangiriro y'uruhererekane rw'amafilimi akomeye cyane, yakurikiwe na Undisputed 3 Redemption, filimi yakinwe 2010 n'ubundi ikinwe na Boyka, na Undisputed 4 yakinwe 2017. Muri izo filime Scott Adkins yerekanye ubuhanga bukomeye mu buryo bwo kurwana, uburyo yifashishaga amaguru, amaboko n'imbaraga z'umubiri we mu buryo bw'amayeri. Mu gihe abenshi bari bazi ko sinema y'imirwano yaheranye na ba Bruce Lee na ba Jackie Chan, Scott Adkins Mutebutsi yaje nk'igisubizo gishya. Yagaragaje ko umubiri ushobora kuba nk'intwaro yo kwigisha ubutwari, ubupfura n'ukuri. Izina Boyka ryamugize umuntu ukomeye cyane ku isi. Uyu murwanyi yabaye ikimenyetso cy'abakunda amafilimi y'imirwano, akundwa ku isi yose cyane cyane muri Afurika no mu Rwanda, aho bamwise Mutebutsi. Izina risobanuye umuntu uharanira gutsinda atitaye ku bigoye. Uretse filimi Undisputed, Scott Adkins yakinnye n'andi mafilimi yatumye izina rye riba rikomeye kurushaho, nka Ninja, filimi yakinwe 2009, Ninja Shadow of a T, filimi yakinwe 2013, Accidental Man, filimi yakinwe 2018, Debt Collectors, filimi yakinwe 2020, na Ip Man Kane, filimi yakinwe 2019, aho yakinanye na Donnie Yen, undi mukinnyi ukomeye cyane w'imirwano. Mu mafilimi ye yose ibintu byagiye bihuza ni ibintu bitatu: ubwitange, umurava n'imbaraga. Nta na rimwe uzabona Yuri Boyka cyangwa se Scott Adkins akoresha abamusimbura. Oya, buri gikorwa, buri gusimbuka, buri gukubita byose abikora ubwe. Kuri we rero, ukagira ibikomere byinshi niko arushaho gukunda akazi ke cyane. Twerekeze ku ngingo ya 4 ari nayo ya nyuma, aho tugiye kurebera hamwe ubuzima bwe uko bumeze muri iki gihe n'ubutumwa aho urubyiruko rukunda sinema. Maginga ya Scott Adkins ari mu myaka irenga 45, ariko aracyari mu rwego rwo hejuru mu mikino n'imirwano. Akomeje gukora amafilimi mashya buri mwaka, ndetse n'ubu akunda kwigisha urubyiruko ibijyanye n'imyitozo, ubupfura n'ukuntu umuntu yakurira mu buzima busanzwe agasigira isi amateka. Nubwo ubu afite amafaranga menshi n'icyubahiro gikomeye, Scott Adkins aracyibuka urugendo rwe rwo hasi. Akunda kuvuga ko ikintu cyamuhinduriye ubuzima ari ukwemera ko buri munsi ari umwanya wo gukora neza kurusha ejo hashize, atari ukuryama ku bigwi bye. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'abanyamakuru yakunze kuvuga amagambo yoroheje ariko yuzuyemo isomo. Ubu Scott Adkins n'umugabo ufite umuryango, afite umugore n'abana, ariko akomeje guhesha ishema umuryango we binyuze muri sinema. Afite ikiganiro cy'imbona nkubone kuri YouTube yise The Arts of Action, ahaganira n'abandi bakinnyi bakomeye mu by'imirwano ku isi yose, bakunganirana ibitekerezo ku buryo bwo kuzamura urwego rwa sinema. Mu Rwanda n'ahandi muri Afurika, izina Mutebutsi ryakomeje kuba ikimenyetso cy'imbaraga no kwihangana. Abenshi mu rubyiruko bamufata nk'icyitegererezo, bakamwigiraho kudacika intege n'uburyo bwo gukunda umurimo. Scott Adkins yakomeje kuba umuntu wicisha bugufi kandi uha urubyiruko ubutumwa butazibagirana. Aha yagize ati: niba ushaka kuba umuntu ukomeye, tangirira aho uri, ntutegereze amahirwe, ahubwo yihimbire nonaha. Ubu nubwo akomeje gukora amafilimi akomeye ku isi yose, abantu baracyamufata nk'intwari y'imirwano, umuntu udatsindwa n'ubuzima. Niyo mpamvu Abanyarwanda bamwise Mutebutsi, izina rikwiye nk'uko bigaragara. Uyu mugabo koko ntajya atsindwa, ndetse n'iyo atsinzwe ahora agaruka ashaka gutsinda ubundi buryo. Scott Adkins rero cyangwa Mutebutsi
nk'uko abantu benshi bamwita. Si umuntu ukina amafilimi gusa, ahubwo ni n'isomo ry'ubuzima. Ni urugero rw'uko umuntu ashobora kuva hasi akagera ku rwego rwo hejuru atagendeye ku mikoro, ahubwo agendeye ku nzozi n'ubwitange. Iyo urebye rero ibyo yakoze byose, usanga atarahinduwe n'amafaranga, ahubwo yarahinduwe n'urukundo rw'ibyo akora. Niwe Mutebutsi nyakuri rero, udatinya kugwa ariko utinya cyane kuruhuka ataragera aho yifuza kugera. Yewe nanjye nitwa Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo mu biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano rero turi kuri MCID Films. Imana nibande biri cyoroshye mwe mwese twabanye. Ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.